tukwifurije ibihe byiza aho dukurikiye kuri Mugwaneza Official Rwanda, tukwifurije kugira umugisha w'Imana mu byo uri gukora byose, tukwifurije ishya n'ihirwe mu kazi kawe ka buri munsi. Niba udukurikiye uri mu Rwanda, reka tukubwire ngo Imana ikomeze ibane nawe. Niba udukurikiye kandi uri mu biyaga bigari, abari mu burengerazuba bw'igihugu cyacu, mu majyaruguru yacyo, mu majyepfo n'iburasirazuba bwacyo, mwese tubifurije kugira umugisha w'Imana. Reka twifurize kandi abantu badukurikira bari hakurya y'inyanja ngari, bari i Burayi, bari muri Aziya, muri Amerika, muri za Oceania, mwese turabibona ko mudukurikira umunsi ku munsi, tubifurije amahoro ava ku Mana. Nkuko mbona rero kuri Mugwaneza Official Rwanda, ntabwo DJ nyine nge muranzi kandi muramenyereye, ndi Olivier, ariko kandi ndi kumwe na mushiki wanjye, mubyeyi Imana yahamagaye kugira ngo akore umurimo w'Imana, ikanamuhiye riko ryo gutangiza televiziyo. Na abantu bake muri iki gihugu bafite televiziyo, ubwo rero urumva ko ntabwo ari umuntu woroshye. Indabyo zawe turaziguhaye, hanyuma turakwakiriye muri studio za Mugwaneza Official Rwanda. Dusuhuze abantu bari bagukumbuye, ntiwari uherutse, n'umuntu ukubonye ari ubwa mbere amenye ngo ninde tugiye kubana. Yego, ndabasohoje. Egereza akamikoro babe bakumva. Ndabasohoje mu izina rya Yesu, ndabaramukije mbabwire ngo yambi amahoro amahoro. Nitwa Mugwaneza Sandrine, Rwanda. Mugwaneza Official Rwanda. Yego. Kuvuga ngo mu Rwaneza Sandrine ubu wamaze gushyiraho na Official Rwanda. Ubu kandi wasanga no muri quartier aho tuye ariko bakwita. Tuzaza kubasura, tuzane tubibabwire bajye bari ko bakwita, bamenye kuri Mugwaneza Official Rwanda. Hanyuma urakomeye, umeze neza, ndabibone inyuma ho biragaragara, ariko si imbere ho hameze hate mu buzima busanzwe bwo tutari kureba twebwe? Ndaho meze neza. Ariko gabanya ibintu byo kwitonda tuganire, nta bintu byo kukabya cyane. Sibyo? Ndashima Imana, icyangombwa n'ubuzima. Ubuzima ibindi byose Kristo turabizi kabirimo. Bavuga ko ngo uyu umuntu aramutse abaramye cyane, ngo kandi igishoro cy'ubuzima ngo iyo ugifite ngo ibintu byose biba bigishoboka kugihumeka. Yego, wanyemereye se tukinjira n'isengesho ukaturagiza Imana kugira ngo iki kiganiro tugishyire mu maboko y'Imana, twe kwiyobora ubwacu, ahubwo Imana ize kubiri kumwe natwe. Turagushimye Kristo, turagushimye Uwera, turagushimye wowe wazutse, turagushimye kubw'imbabazi zawe, turaguhimbaje cyane kubera yuko imbabazi zawe nizo zatuzanye hafi, zirakutwegereza, nawe urangije utwegereza so wo mu ijuru. Turagushimye rero kuko watwunze n'Imana, kubw'urukundo watugiriye, uremera ubumbura igitabo byari bikomeye. Ni kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe n'ineza watugiriye, nta kindi waduciye kugira ngo uzaduhe ubugingo. Ntabwo waduciye ko dukiranuka, turi abanyabyaha twese mu isi, nta n'umwe utari umunyabyaha, ahubwo amaraso yawe Kristo yayandi wamennye ku musaraba Golgotha niyo atweza kandi akatuboneza, niyo adutunganya. Nyemerera rero aka kanya utugirire neza, uturwanirire, urengere buri muntu wese uzatega amatwi iki kiganiro, uzamurwanirire uko agusaba, uko akwifuza, uzamwiyereke nk'Imana, uzamubera umunengezi muri byose, uzamubera umutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Mwami Imana yacu, ibiganiro turi bugirire hano byose ubishorereshe urukundo rwawe n'ineza yawe. Urakoze, tegeka kandi uganze muri byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Urakoze cyane kudushyira imbere y'Imana, kandi iyo umaze gusenga tuba twumva ko ikirere gifungutse, tugiye kuganira twisanzuye. Hanyuma uyu munsi hari insanganyamatsiko nyinshi nifuza ko turi buganireho, ariko cyane cyane tugiye kugaruka ku ruhare rw'izi televiziyo mwashinze, izi YouTube channel, mu kubaka isi nziza, isi y'amahoro. Dukomeje kubona ku isi hirya no hino ibihugu bisubiranamo, mu miryango abantu baricana, umugore akica umugabo, umugabo akica umugore, abana barica ababyeyi, ibintu byose
bisa nk'ibyahanuwe muri Bibiliya birimo birasohora, ariko kandi tukabona noneho n'abakozi b'Imana, abapasitoro, ababishopu, aho kuza ngo bafate iya mbere bakumire bavuge bati musigeho muramenye ibingibi ntabwo ari byo mission Imana yaduhaye, ahubwo nabo bari gutukana, bari kurwana, bari kurogana, bari gukora ibintu bibi, kandi biri hirya no hino ku isi. Ntabwo mbivugiye ko biri hano mu Rwanda, kuko twe dukurikiye amakuru yo hirya no hino ku isi, ibyo bintu birahari. Ubona nkamwe mwashinze izi YouTube channel, by'umwihariko nkawe ujya ufata igihe cyo kuyisengera? Urabitwibukije, tuzajya tubikora ariko turanabikora. Bibukije hari ibyo utakoraga. Hanyuma iyo uri gusenga ni mu kirere cy'umwuka, aha twe tuba tutari kureba, kuko niba usengera umurimo w'Imana ugasengera ivugabutumwa, uko biri kose Imana ikwereka ko isi ihagaze, ubona bimeze bite? Hamwe no gusenga Imana no kuyizera, ibi ngibi bigomba kubaho. Nta kintu twakora ngo bireke kubaho usibye gusenga, kubera ko abantu umunsi n'umunsi barahinduka, haba abakijijwe haba abadakijijwe. Nta hantu na hatoya Satani atarasa imyambi tukiri mu isi. Buri muntu wese uri mu isi ugifite ubushobozi bwo kuba ari mu isi, Satani aramugerageza, kandi nibyo koko. Wibuke niba hari ikintu waba wibuka, yasanze Yesu, yego, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye umutsima, nurangiza ugere gute urye. Niba rero yarahangaye umwana w'Imana agahangara Kristo waremye byose, ushobora byose, yari afite ububasha bwo kubwira Satani ngo ceceka, ariko yaramubwiye ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ego, atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka Imana Nyiringabo. Rero bivuze iki? Bivuze ngo ibi bintu uko mubibona tuzagenda tubibamo gutya, usibye gusenga, Imana ikajya igenda itwambika imbaraga itugirira neza. Ariko ntabwo Satani azareka kubarasa, kuko Satani ariho, kandi Imana yabwiye isi iravuga ngo wasiwe ugwishije ishyano kubera ko umanukiwe n'iki? N'umubi Satani. Rero niba Imana yoroheje Satani mu isi, yari ibizi ko ibi byose bizagenda bibaho. Ahubwo wowe byabayeho, fata umwanya wo kwihangana, ureke kwiheba, kuko kwiheba kuganisha umuntu mu kwiyahura ndetse no kurimbuka, kumubuza amahoro no kukubuza umunezero mu gihe uri mu isi, akaguteza ibyago byinshi n'amakuba. Kwiheba ndetse no kwiganyira no kwigunga n'ibindi bisa bityo, bizanwa n'ibyo byose. Urambwiye ngo harimo abapasiteri abatukana. Urumva yuko nyine Satani aba yakwambaye. Niba uri umupasiteri warigeze ubwiriza abantu bagakizwa, ugakoresha ibiterane, ugakoresha ibitaramo, sibyo, ugakoresha amakonseri, abantu bagakizwa, bakakira ubutumwa bwiza, bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ukagaruka hariya kuri YouTube ukaza gutukana, ukaza gucirana. Njya mbabona banacirana, ukabona umuntu arimo aravundereza amacanwa, arimo aratukana byakomeye, kandi aza tubwira yuko ari umuhanuzi. Ntabwo ibyo bikwiriye mu bana b'Imana. Yenda byumva pe, kamere ibaho, kandi kamere sinjye wabivuze, ariko kamere ubundi ipfa nyirayo yapfuye. Ariko turagerageza ugakontorora umujinya, ushobora no gucikwa, ariko ntabwo ari ngombwa ngo uza gucikirwa hano ku mbuga nkoranyambaga, aho urebwa n'isi yose, kandi ubizi ko hari igihe waje uri umuvugabutumwa. Nyine niba byabaye bakuvuze cyangwa se baguharabitse n'ibindi bintu byinshi, nyine ugomba kwihangana. Wenda tukiri aho ngaho, kuko uri kwinjira ahantu heza ndi gukunda, kubera ko ikibazo kinini kiri muri mwebwe. Kuko niba ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu umwe ashobora gusabira igihugu kikagira amahoro, mu gihe isi ifite ikibazo cy'umutekano muke, ibihugu biri kwicana, abaturage bari kwicana, abandi barigaragambya, mbega urabona ko isi ikeneye abantu b'umumaro, bakwiye kugarura amahoro bashingiye ku ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma aho gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuri bamwe harimo n'ababikora, ntabwo tubaciriyeho iteka bose, abandi umubare munini ubona uri kugenda wisanisha ahubwo na za nkozi z'ibibi. Wowe ku bwawe mu mboni zawe ubona ari iki twakora? Ko nanjye ndimo, n'uyu nguyu udukurikiye arimo.
niba wowe udakunda ijambo ry'Imana, niba udakunda kuba abantu babana amahoro simbizi, ariko ndumva nta wawe udukurikiye utifuza ibyo ngibyo, reka mvuge ko twese turimo. Ubona ari iki dukwiriye gukora mu ngamba fatika z'ubwirinzi? Mu ngamba mfatika z'ubwirinzi dukwiriye guhindura imico n'imyifatire, imigenzereze ndetse n'imivugire, ko tuvuga bagenzi bacu, ko twitwara muri sosiyete, kugabanya ibintu by'ubuhazi, kugabanya ibintu by'ubwigenge, kugabanya abantu kuba bantu bishoboka, kutumva abantu tukumva, tukagirwa inama tukumva. Ndumva ari cyo abantu dukwiye guhindura, kandi tukagerageza gutunga umutima mwiza, umutima w'impuhwe. Ndumva ufite umutima w'impuhwe, hari ibintu maze iminsi mbona ugasanga hari nk'amavideo y'urukozasoni. Ufite umutima w'impuhwe, ufite umutima w'urukundo, ntabwo wafata biriya bintu biteye isoni ngo ubishyire hariya ku karubanda. Uzi ko mugenzi bishobora kumugiraho ingaruka, ashobora kurwara mu mutwe, ashobora guhura n'ihungabana, ashobora gusara, ashobora kwiyahura, kubera ko icyo kintu niba yaragikoze ntabwo yarari muri gahunda z'uko kizakwira isi yose, none kirakwiriye. Ariko wowe wagikoze, ndakunenza. Ushobora kugikora wenda hari ideni akurimo, mwarahuye n'ikibazo runaka, mwaranganye, yabaye umwanzi wawe, ariko ntabwo ari inyiturano nziza, uba wahemutse, kuko agiye hariya akiyahura, amaraso ye aba ari ku mutwe wawe. Ndumva rero ikintu, ingamba dukwiye gukora, haba abakijijwe ndetse n'abadakijijwe, twese tugomba kugira umutima mwiza, umutima urimo impuhwe, umutima urimo ubugwaneza, umutima urimo gufasha bagenzi bacu mu gihe bahuye n'ibibazo. Ntituvuge ngawa, ntitubishime hejuru, ntitwumve yuko ibintu byabaherana, ntitwumve ko baheranwa n'umubabaro, ntitwumve ko baheranwa n'urupfu, tukagira ingabire nziza, kuko Kristo yaravuze ngo mugire amahoro cyangwa se mugire urukundo. Aranje aravuga ngo urukundo niyo mpano iruta izindi. Naho uzakora ibindi byose ariko nta rukundo ufite, yavuze yuko ibyo bintu nta kintu bizaba bimaze. Ndumva rero abantu bose, umuntu wese uzanyumva, nagira urukundo kandi agire n'impuhwe. Burya wagize impuhwe ntago wafata mugenzi wawe ngo mwice. Hanyuma urakoze cyane. Uribaza ngo aya makosa akorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ibi byaha bikomeje kwibasira cyane cyane bamwe mu bakozi b'Imana, biri no kugira ingaruka mu muryango, aho usanga niba umugabo yari umuvugabutumwa, uyu munsi akaba ari kujya gutukana n'abandi bavugabutumwa ku mbuga nkoranyambaga, yari umupasitoro se cyangwa izindi nshingano runaka yari afite, buriya iwe mu rugo, mu bana bya se, mu bakazana, mu bakwe, hari isura mbi biri guha abantu batari bamenya Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubona twakwirinda gute izi ngaruka kugira ngo abantu bari bafite gahunda yo gukizwa bari kubivanwamo n'ingero mbi bari kubona, bitazaba urwitwazo rwo kugira ngo tugire umubare w'abarimbuka benshi kubera ko babuze abo bigiraho? Icyangombwa aba bantu bakijijwe, abapasiteri, abashumba, cyane njya mbabona aho bakuze, bibuke yuko bafite abana, bibuke ko babyaye, bibuke ko ejo bazagira bakazana, bazagira abakwe, bazagira n'abuzukuru n'abuzukuruza, kandi ibi bintu ntabwo bisaza. Ejo abo bana bazabireba kandi bizabatera ipfunwe mu bandi. Niba umwana ari ku ishuri akabona bamweretse video ya nyina, bamweretse video ya se, ari gutukana byakomeye, arimo aracira, arimo arabwira abantu ibitutsi bikomeye, wa mwana ntabwo azagira monsiyo yo kwisanzura mu bandi bana, azagira monsiyo y'umubabaro, yumva agize amarira, yumva agize agahinda, avuga ati se ibi bintu byakosoka bite? Kandi biriya bintu bajye bamenya yuko nkeka bidasaza, wenda sindabisobanukirwa cyane, ariko njya mbyumva babivuga yuko bidasaza. Rero abo bantu bose bikosore, kugira ngo nyine n'umuntu yabwirije amuhagaze imbere muri konseri, mu giterane runaka, avuga ijambo ry'Imana, wa muntu akabasha guhinduka no kwihana, atongera gusubiza amaso inyuma, avuga ati se uyu nguyu ari we wanyoboraga, yari umupasiteri wanjye, yari bishop, ese ubundi ahantu batuyoboye ni heye ko ndeba nabo habananiye? Abantu baharanire kuyobora abantu babageze ku musaraba, niba basige mu nzira, bareke kugenda bajugunya abantu mu nzira. Iyo wakoze ibintu bibi bikajya ku karubanda, abantu bagukurikiye, abantu bizereye mu ijambo ubagejejeho ry'ijambo ry'Imana, bivuze yuko bano bantu mbese uba ubadindije,
ubadindije mu mwuka wera, ubadindije mu ijambo, ubakuye mu byo bari barizereyemo, kubera ko hari ijambo wavuze urikuye muri Bibiliya uribabwira uko waryizeye, nabo barizera, barangije bariringira, bagira n'ibyiringiro, barizera cyane, bagira intumbero, bumva yuko ijuru ririho, bumva ko Imana iriho. None niba bakubonye uri gutukana biragenda bite? Niba bakubonye uri gusebanya, wavuze amagambo ateye isoni, aterekeranye, ameze nk'ay'abashumba baragira inka, nabo ngira ngo harimo ibintu byinshi batagikoresha. None we wabizanye kuri kamera kandi uri umupasiteri, uri umushumba. Ndagira ngo abo bantu dufatanyirize hamwe kwinenga, natwe turimo, twese ntituri bere. Nikize nsoma ijambo rirambwira ngo ninde mwere muri Bibiliya. Ubwo twese nyine turimo duhindura izo ngamba. Wewe mupasiteri unyumvishije, muvuga butumwa unyumvishije, mbese ni nka bya bindi byo kubera umuntu space. Uturana n'umuntu waba umubangamiye, umutoteza, umutonganya, ukamubera space, akaba atagukurikira, akavuga ata kugira ngo ngewe nkizwe nka runaka, nabireka. Rero ibyo bintu byose, izo mbuto mbi tweze, buri muntu agenda agira ahashize, akagira n'ahazaza. Munyemerere ahashize hacu niba harabaye habi, nyamuneka tubikosore, hanyuma kugira ngo ahazaza abadukurikiranye bagende badusoromaho izindi mbuto zitandukanye n'izambere. Kuko birashoboka ko uyu munsi uyu muntu yaba ari umupagani, ejo agakizwa. Birashoboka ko uyu munsi uyu muntu yaba ari umusinzi, ari umusambanyi. Ntabwo bivuze ngo umucireho iteka, ahubwo mubwiriza ijambo ryiza, hanyuma Kristo na Mwuka Wera bamubera umushorera, bamubera umuyoboro mwiza, bamujyane bamugeze aho bashaka kumugeza. We icyo usabwa ni ukuvuga no kwera imbuto nziza. Aho tweze imbuto mbi rero, tugiye kugerageza kwikosora, n'Imana itubabarire. Buri muntu wese unyumva, Imana imubabarire, mweze umutunganye, natwe twese Imana itubabarire, hanyuma twese tubikosore. Haba mu bavuga butumwa, mu banyamasengesho, ushobora kugendana n'umuntu ukamuguriza amafaranga ntazakwishyure, aho naho ubumudindije, bumubitsemo umutima mubi. N'ikindi gihe yahuye n'undi muntu ufite ikibazo, ntabwo ari ngombwa ko akimukemurira, kubera ko abazi ko babavuga butumwa, abanyamasengesho, ba pasiteri ari indyarya, ari abambuzi. Ibyo nabyo mbona ari ibintu dukwiye gukosora muri sosiyete y'abantu bitwa ko bakijijwe, bagana mu gihugu Siyoni, bagenda muri urugendo rujya mu ijuru. Tureke kubangamira abantu, tureke no kubabera intaza, tureke guhagarara mu nzira tubuza abandi gutambuka. Yego. Urakoze cyane. Reka nkubaze ikibazo gishingiye kuri Bibiliya. Urabona abantu bagira gutya bakavuga ngo bangiye bamvuze, ngo abantu bamvuze amagambo, ariko twajya kureba tugasanga Hana yaravuzwe bikomeye. Abantu bangiriye ishyari barandwanya. Hari uwitwa Yosefu, bamugiriye ishyari bagera naho bamujugunya mu rwobo barataba, kandi ari bavandimwe be. Hari bavuga ngo ngewe sinzamuka, abandi batera imbere, nge sintera imbere. Ko hari umugabo witwa Yobu, ibintu byamushizeho, ibintu byose asigara nta kintu na kimwe afite. Ni iki twakura muri izi ngero zo muri Bibiliya kugira ngo dukureho inzitwaza abantu bitwaza, bakora amahano, bakora ibibi, bagaragaza ko hari abandi bantu babahemukiye, mu gihe Bibiliya twireferaho cyangwa se iduha icyitegererezo, iduha ingero z'abandi babinyuzemo kandi bakabitambukamo neza. Icyangombwa kumva ko umuntu bamuvuze, na nyine bakuvuze pe, bashobora kukuvuga ibiri byo, bashobora kukuvuga n'ibitari byo. Niba bakuvuze ibiri byo, yego, wikwisobanura cyane, kuko niwisobanura urisobanya. Ahubwo ibyo bagiye banenga wowe byumve, numara kubyumva ubikosore. Abashobora kukwegera babwira uti mumbabarire, iri kosa nararikoze, ariko ndumva ritazasubira, ngiye kubikosora, ngiye kwikontorora. Hanyuma ikindi nongere nibutsa abantu, turi mu isi, ijambo ryarambwiye ngo dufashe igihe kinini mu ntambara. Ntabwo uzaba batakuvuga, ubwo nyine nushaka kuba batakuvuga, ndumva wenda wazasaba nk'Imana kuba marayika ukiturira nko mu kirere. Sinzi wenda ko mu ijuru byakunda, kuko abari mu ijuru nyine bariyo. Hanyuma wenda ikindi nanone navuga, turi mu isi ugomba kwakira ibibaho byose, kubera ko nta kintu na kimwe kibaho gitunguye Imana. Ariko uko kukuvuga bijya kuza, iyo dosiye ni dosiye ibisanzwe ihari, ntabwo ari dosiye ibitunguranye ku Mana. Ahubwo menya ngo bamvuze iki, ese koko icyo bamvuze nicyo ndagikosora, ese ndakihana,
birashoboka ko iki kintu nakirimbura muri njye, birakunda nakwinjira mu mwanya wo gusenga nkasaba Imana niba ari icyaha runaka Imana ikaneshereza ikampa kukinesha. Ese nasaba impano zo kubasha kunesha icyaha, nkabasha guhagarara hahandi icyaha ndi buhurire nacyo, nkavuga ngo wacyahawe ukagikumira. Byaba bidashoboka, abantu bose ntabwo bagira imbaraga zo kunesha kimwe, ugasaba Imana ikakuneshereza, ugasaba Kristo, ugasaba Mwuka Wera bakakujya imbere. Niba kujya imbere ukabinginga ukabahendahenda, bazabasha kukuneshereza. Abo ni abadayimoni, bazatsindwa kandi bazaneshwa. Yego, urakoze cyane. Wenda abantu badukurikiye namwe mushobora kuduha ibitekerezo bijyanye n'ikiganiro turi kuganira, kandi ndumva ko ari cyiza cyane. Kirakoma mu rusyo, kirakoma ingasire. Pawulo yandikira Abaroma, ngira ngo ni mu bice 12 niho yavuze ngo niba bishoboka ku bwanyu uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Bitunaniza iki? Kubana n'abantu bose amahoro, ndifuza ko buri muntu wese yabigerageza. Yego, birashoboka, twabishobora hamwe na Kristo adufashije na Mwuka Wera akaduha imbaraga zo kubyinjiramo. Oya, ndashaka kujye ku ruhare rwacu, kuko hari ibyo Imana ikora tudashoboye, ariko hari n'ibyo dushoboye twakora mbere y'uko Imana ibizamo. Niba bishoboka ku bwacu ruhande, tubane n'abantu bose amahoro gute? Birashoboka kubana n'umuturanyi amahoro, birakunda. Aho bona wamubangamiye, wamusanga ukamubwira uti inshuti yanjye mbabarira nakubangamiye. Ibi bintu byambonetseho ntabwo bizongera, ngiye kubikosora. Hanyuma nyine ukabikosora, kandi ukabikosoza ineza n'umutima mwiza, no kumusanga nyine umwereka ko wahindutse. Niba ari aho wamubwiye nabi, niba ari aho wamubangamiye, ushobora wenda guturana n'umuntu pe, ugaturana n'umuntu afite nk'imyaka hafi y'urugo, ukajya urekura inkoko ku bwende. Wenda reka ntanga urugero rwo mu cyaro, kuko njyewe ndi uwo mu cyaro. Ukarekura inkoko, akakubwira ati nyamuneka zirika inkoko ziranyonera, sibyo? Ukamubwira uti reka uragira ngo nzishyire hehe, sinzazizirika. Mbese ukaba nka kasha, wowe ukumva ko nta kintu bitwaye, kandi nawe numva ko umubangamiye. Rero biragusaba nyine kwirinda kumubangamira, kandi nawe ntakugore cyane, ntakunanize. Nyine nawe ukazirika inkoko, kubera ko uroroye kandi nawe yahinze. Wimubangamira ku myaka ye, nawe ntakubangamire ku nkoko zawe. Ndumva ari urwo rugero natanga. Kubana n'umuntu amahoro nyine, ntumuvune, ntumubangamire, nawe ntakwikoreze umutwaro udashoboye. Ushobora guturana n'umuntu, umuntu akakubwira ati ariko aya mazi aturuka iwawe nyamuneka buri munsi arambangamira, aransenyera. Niba bikubwiye rimwe akabikubwira kabiri, ese kuki wishimira ko wa muntu ahora gutoteza? Shaka uburyo wakemuramo icyo kibazo, kandi birakunda. Iyo umanje wowe kwiyumvisha muri we ko bishoboka ko kiri bukemuke, kirakemuka. Ariko iyo umanje nanone kubiremereza, ukazamura umutwe munini ukawufunga, uhita ubona ko nta hantu uza aho gushyira amazi hahari. Kandi mu by'ukuri harahari. Wacukura n'ikinogo, wagira ubuhe, washaka ikigega, washaka ihema, ugafata amazi ku buryo niyo yajya amugeraho atari menshi, atamugoye, ku buryo yongera kugaruka kugira gute, kugutoteza. Ndumva mubanye amahoro. Iyo bitarakunda rero, ntabwo umubwiza 8 ntabwo umubwira akari murori, uramubwira inshuti yanjye muvande mwihangane ndaza kubikosora. Yego, mubanye amahoro, kandi nawe akakumva agatuza mu gihe bitarakosoka. Ntabwo nawe tukubwiye ngo niba uwo muntu atarabikosora ngo ujye kumuhangama nawe mubuze amahoro buri munsi, wamutwaye mu bayobozi, mwashyize hejuru abaturanyi baba bose. Oya, tugomba gukemura ibintu. Rega n'abaturanyi atari ngombwa ko bagombye kumanza kutwota. Turi babiri duturanye, tugomba gukemura ikibazo kitiriwe kizamo abayobozi. Yego. Hanyuma wenda dushobora kwibaza ngo ayo mahoro tuvuga, uko kubana mu mahoro, kugaruka ku baturanyi, ariko reka twinjire noneho mu muryango. Bavuga ko urugo ari ijoro rito, cyangwa se iyo bavuze urugo n'ubundi ubwo ni umuryango, kuko buryo umuryango ushobora kubamo umugore ukabamo umugabo, hari igihe haba harimo n'abana iyo babafite. Uko biri kose muri ibyo bice, iyo hatari umugabo haba hari umugore, hashobora kuba hari abana. Witwa umuryango kuko hari umuntu urenze umwe uba muri urwo rugo. Uyu munsi turimo kubona amakimbirane ashingiye ku mibanire itari myiza mu miryango akomeza gufata indi ntera. Byageze naho
na leta bwayo itangira kubyinjiramo ikavuga ati ibi bintu birakomeye, bashyiraho imigoroba y'ababyeyi, imigoroba y'abapapa, bashyizeho mu rubyiruko izo bitazatunyweresi, bari kubona ko abana bibasiwe n'inzoga cyane, urubyiruko ruri gusinda, ubusambanyi ruri kuri ndi urwego, bigeze naho abantu basigaye basambana bakabanza bagashyiraho kamera kugira ngo basambane bari gufata amashusho. Mu by'ukuri uburangare bwacu nk'abasenga ubona ari ubuhe kugira ngo dukumire iki cyorezo cyoretse imbaga cyane cyane gihereye ku muryango? uburangare bwacu nk'abasenga manura mikoro, nicyo nkukundira iyo wumvishe nyine ugiye kuvuga ukuri manura mikoro. keretse kwinginga Imana ikabidufashamo ikaduha imbaraga zo kunesha twese muri rusange. Natangiriye ku ijambo mbabwira ngo nta muntu Satani atarasa, uko waba uri kose Satani yakurasa, yewe nusenga nta mutinya, nta nubwo nawe amukangwaho. Ariko tukiri aho ngaho waba unyuranyije na wa wundi waririmbye ya ndirimbo niba ari ijana na kangahe ati njye ndi umukristo kandi ndabihamya kandi nzahora ndiwe, ngo mu bihe byose ngeze ku gupfa. Uriya muririmbyi ntabwo mwemera? None ko bavuze ngo tunganira Imana ubudasiba, He. bari bazi nyine yuko gutunganira Imana ubundi ni ukwihana, ariko ukihana buri munsi nyine ubudasiba, ugahora wikontorora ukavuga utari kose mu migenzereze yanjye ko naje mu modoka nabyo nabonye byandangaje byaba byantandukanyije n'ubwiru bw'Imana, nta byankuye mu bikari by'Uwiteka. Niyo mpamvu bavuze ngo tunganira Imana ubudasiba, nuko bari bazi ko ibyo bintu byose mu isi tuzagenda tugongana nabyo tubisitaraho, ahubwo wowe wabisitayeho, yego urasabwa kubyihana ukabirimbura kandi ukabica. Wowe ufite amahirwe yo kuba utarabisitaraho, ukaguma n'ubundi ukiyegereza iki Imana mu mutima, ukaguma ukizera ijambo ry'Imana. Hanyuma wowe byananiye, wowe wabaswe n'ubwo bubata bw'umwanzi, nawe si wowe, ntabwo tuvuze ngo tugutera amabuye, ahubwo twinjire mu bihe byiza byo kwinginga Imana, tubwire Imana ngo Mana neshereza uriya muntu, muhine intwaro. Mu Befeso 10:6 haravuga ngo dutware intwaro zose z'Imana. Aleluya. Ngo kugira ngo tubashe kunesha ya myambi umubi agira gute aturasa, ngo kubera ko dukirana n'ubutware n'imbaraga z'umwijima bidafite inyama cyangwa n'iki n'amaraso. Ntabwo rero iyo biba bizwi yuko abasenga bazakiranuka kuri level yishimiwe, ntabwo bari kujya badukebura bakavuga ngo dutware intwaro zose z'Imana. Nuko twibutsa ngo tuzitware. Tuzazitwara dute? Tuzazitwara twihana ibyaha. Kwe ngiye nuko nguko mbizi. Password uti tuzatwara intwaro zose z'Imana tureka ibyaha. N'uyu muririmbyi yaravuze ngo tunganira Imana ubudasiba, mu yandi magambo yaravuze ngo reka ibyaha buri munsi, rwana nabyo. Wenda nibinabaho bibe hari kubagarageje kubirwanya no kubyirinda, atari bya bindi byo kubisasira cyangwa kubiha intebe cyangwa se kubyivurugutamo ngo batwe nabyo. Nk'uko usanga umuntu inzoga zaramukoroneje, ugasanga hari umuntu ushobora kuyinywa rimwe mu cyumweru, ntago ari kimwe n'uyu muntu uyinywa buri munsi, yaraye mu kabari, yakiriwemo, yakabyukiyemo, ntabwo bameze kimwe. Bivuze ngo uyu muntu uzinywa rimwe mu cyumweru afite amahirwe ko Kristo aje akamumurikira, kuzireka biroroshye. Ashobora no kugira gutyo umunsi umunsi atazinywe yibereye mu rugo ameze neza, abanye neza n'umuryango, ugasanga nibwo Imana imuhamagaye cyane, Kristo akaza usanga ijoro raribonye. Reka rero ngendere kuri rya jambo Paulo yavuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Reka ibibi tubirwanye, tugerageze gukora ibyiza, nitunabigwamo tube tubisanze imbere biri kutwitambika atari ko tubyifuza, tutabihaye intebe, tutabihaye intera, tutabihaye ibitekerezo. Mbese hari ukuntu umuntu agendera muri mwifiyeri y'ikintu, ugasanga umuntu nyine ikintu cyamugize imbata, cyamugize chronique, kandi ugasanga nawe yagihaye intebe, yagihaye icumbi muri we. Tugerageze twimura ibi bintu, hanyuma n'Imana izareba intambwe turimo dutera. Yes, yigira imbere idusanganire, kuko Imana yaravuze ngo mutere intambwe 90 izindi twe dutera imwe, yo itere izindi zose zisigaye z'Imana zose uko zingana, urumva ko ari intambwe nyinshi n'iz'Imana. Rero icyo dusabwa ni ukwemerera Imana mu mutima, tugaca bugufi, tukayibwira ngo Mana turi abanyantege nkeya, ntacyo twashobora, ntaho twagera,
tutagufite. Imana rero idufata ukuboko itugendeshe, kandi Kristo adufata ukuboko atugendeshe, atugeza heza ku Mana, aho yifuza ko tujya. Kristo atwemerere ahatujyane, atubere umuyobozi kandi atubere umushorera muri uru rugendo. Icyo twifuza, icyo nifuriza abantu b'isi bose, ari abamenya Imana ari n'abatarayimenya, nuko twese twifuza kuzagera i Kanani, cyangwa se kuzagera i Siyoni, kuzagera mu ijuru. Turabyifuza, nta muntu utabyifuza. Nuri uri muri kabari arabyifuza, nuriya wabuze uko abigenza arabyifuza. Rero twere guheranwa n'umubabaro ngo twumve ko tuzarimbuka. Oya, ndabahamiriza neza ni ukuri yuko wowe nugira ibyiringiro by'inzira z'igisiyoni muri wowe, ndaguhamiriza ndakwizeza ko utazarimbuka. Kandi duharanire kugira ikimenyetso, haleluya, nanone kibyerekana yuko tutazarimbuka. Imana ishimwe. Guharanira kugira ikimenyetso ni uguharanira kwihana, kugenda twiyeza. Ni ukugenda twiyeza, tugerageza uburyo twatsinda, tugerageza uburyo twaganza, tugerageza. Kuko Kristo we wenyine niwe wasibuye inzira z'i Yerusalemu. Uko yasibuye inzira rero z'i Yerusalemu zari zarasibamye, natwe asibura inzira Satani yari yarafunze mu mitima yacu. Hari harabereyemo ibyaha byinshi. Muri iki gihe tugeze mu gihe cy'ubuhenebere, tugeze mu gihe cya nyuma, tugeze mu gihe kigoye. Twemerera Imana ifungura inzira mu mitima yacu, isibura inzira mu bugingo, yongere isiburemo amasoko, yongere avuke bundi bushyashya. Amasoko arimo Mwuka Wera, amasoko arimo ijambo ry'Imana, amasoko arimo kwizera, amasoko arimo kurindira no gutumbira umusaraba wa Kristo. Haleluya. Urakoze cyane. Mudukurikiye kuri Mugwaneza Official Rwanda, reka tubabwire ngo tubwira benshi, ariko ni wowe tubwira. Wivuga ngo hari undi muntu bari kubwira, wowe dukurikiye ni wowe twabwiraga. Reka dufatanye, nkuko mushiki wacu soje avuga ngo nitwirinde ibyaha biradukururira mu kujya mu nzira Kristo dushakamo, kandi dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Rero reka mvuge ngo ikiganiro cyacu reka tuse n'abahinira aha ngaha, kubera ko ibiganiro byacu nakagaruka ubutana, no tuzagaruka twinjire ndani, noneho turebe mu mibereho y'abantu uburyo umuntu akwiye kwirinda za mpamvu za buri munsi, haba mu kazi akora, haba mu byo agenderamo. Nsoze mbwira Mugwaneza kugira ngo usenge Imana, ngo usengere umuntu wese udukurikiye kugira ngo iki kiganiro nacyumva kimukore ku mutima, kandi kirimo ubuzima, kirimo kubaka imibereho y'umuryango, kirimo kubaka igihugu, kirimo kubaka ubugingo. Nuko abantu benshi tubyumva tukabyima amatwi, ariko iki kiganiro ushobora kucyumva ugafata icyemezo, kandi bikazaguha umuragwa w'ubwami. Rero nshishikariza abantu mutariyandikisha, nimukande kuri subscribe, mwiyandikishe, tuwe umuryango munini, tuwe umuryango mugari. Abatajya basharinga ibiganiro, nukuri reka ubunebwe, reka ubunebwe, dutanga ubutumwa. Ushobora kubikora wikinira, ariko ejo bikazakuviramo umusaruro. Imana ikabireba ikakwishimira, ikavuga ati hari abantu barokotse ku bwawe, hari abantu baretse ibintu bibi bari barimo ku bwawe. Ibyo rero nimbikubwira, ntugire ngo nukugira ngo tubone amafaranga. Hari abanga kubikora kubera ishyari, bavuga ngo nitubikora ngo turaba tubahesheje amafaranga. Hari n'abafungura ikiganiro bakanga kukireba kugira ngo bataduhesha amafaranga. Amafaranga rero katuyihorere, ariko iki turaje inshinga cyane nuko itorero ry'Imana, nuko igihugu, nuko abantu b'Imana, Imana yaremye babaho mu mahoro. Niyo byaduhagurukije dushinga izicano. Ntabwo ari uko twari tubuze ibindi twashoramo, twayarangura ibishyimbo tugacuruza, twayarangura amasaka, kuko ibi byose bikorwa n'amafaranga. Ariko uru ruhare tugira mu kugira ngo isi ibone amahoro, isi ibone agakiza, Imana izabiduhembera, tuzasarura tutagwisare. Rero nyemerera usenge Imana, usabira umugisha abo bantu bose badukurikiye. Turagushimye Kristo kubw'ineza yawe, dusabiye umugisha abantu bose baduteza amatwi, izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemerera buri muntu wese wari ufite inzira zimugoye muri we uzikingure mu izina rya Yesu. Wari ufite umwijima umwugarije, nyemerera ukureho umwijima, umuzanire umucyo ku buzima bwe ndetse n'ubugingo. Nyemerera umuntu wari utuye ahantu yumva yariyanze muri we, yumva ko abantu bamwanga, wongere ugarure kubaho muri we, wongere ugarure ibyiringiro, wongere ugarure kwishima, wongere ugarure umujyawe. Ryarambwiye ngo shimwa Yesu umucunguzi, shimwa nawe Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje.
haleluya. Turashima izina ryawe rikomeze ryamamare. Sanga buri muntu uwo ari we wese uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze yacyo, ubasha kumva ururimi mvuga, kugira ngo umubere isoko imara inyota, umubere umugezi udakama, umubere ibyiringiro, umubere byose mu izina rya Yesu. Nyemerera buri muntu wese wari warananiwe kugira n'ibyo areka bimutwara mu bubata bw'umwanzi, nyemera ubimurekeshe, nyemera umuhe imbaraga zo kurekura ikibi ndetse no kukinesha, uduha imbaraga zo gutsinda ibyaha, uduha imbaraga Kristo, kubera ko twarabimenye neza yuko ari wowe uduha imbaraga zo kunesha. Duha imbaraga zo kunesha ibyatunesheje, uduha imbaraga zo gutsinda ibyadutwaje igitugu, uduha imbaraga mwami Imana yacu zo kuva mu bidafite umumaro, zo kuva mu bidatunganye, uduha imbaraga z'umurimo wawe, uduha imbaraga z'ijambo mu bihe bikomeye kandi bigoye, uduhe gusobanukirwa iby'ubwiru bwawe, uduhe gusobanukirwa iby'ijambo. Urakoze urakarama. Nyemerera buri muntu wese uzatega amatwi, umubere inyota, umubere ubugingo, umubere inkomezi, umubere ijambo ritunga ubuzima bwe, umubere umutsima mu izina rya Yesu Kristo. Akuryeho, akunyweho, ashira inyota. Nyemera amaraso yawe yururukire kutweza no kudutunganya, adukarabye kuri uyu munsi. Urakoze urakarama. Iminsi yose buri muntu igihe azatwumvira wese uzamuha umugisha, uzamuha imbaraga zo gukomeza muri uru rugendo. Urakoze urakarama. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wambwa ku musaraba i Golgotha. Amen, amen, amen.